Yesu ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza amahoro ya Kristo agwire mu mutima wawe imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka zigwirire mu buzima bwawe wibuka ko amaso y'Uwiteka atajya kuvaho amatwi ye ahora kubyo usaba nawe uzajya ugenda ukore ubeho uvuge nk'umuntu uzi neza ko ari kumwe n'Imana ibyo bizakurinda impagarara no kubonza umutima bizatuma ugubwa neza uzi ko Imana iri kumwe nawe kandi bizakubera imbaraga zo guhora ukora ibyo gukiranuka iyo umuntu azi neza ko amaso y'Uwiteka ari kumwe nawe nukuri bimurinda gukora ibibi kuvuga ibibi gukora ibidatunganye yewe no kubitekereza kuko aba ari kumwe natwe ahantu hose reka dukomeze gufatanya kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wacu turi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ku gice cyaho cya 7 twongeye twibukiranye ko impamvu dusoma ijambo ry'Imana no kugira ngo rigwirire mu mutima yacu ni ibyo kurya bitunga umuntu wacu wo mu mwuka umuntu bifata bikamubera ubuzima arabizi neza ko ubuzima bwe bugenda bugwiza imbaraga agenda agira ubuzima buhembutse bumeze nka cya giti cyatewe hafi y'amazi imyuma n'ingorane n'ibibazo by'isi ntago bimukubita hasi ngo arambarare mu buryo bwa burundu reka duhere ku murongo wa mbere ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura ikirukana amahanga menshi imbere yawe Abaheti n'Abagirugashi n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi amahanga 7 akuruta ubwinshi akurusha amaboko kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda uzabarimbure rwose ntuzagira isezerano usezerana nabo ntuzababarire kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo n'umukobwa wabo ngo musabire umuhungu wawe kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye ahubwo agakorera izindi mana ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba Uwiteka arimo aracana none muri Mose amwibutsa aya moko ari Kanani bavuze amazina yayo ntago ari kubw'ubusa biba byanditswe muri Bibiliya arongera aravuga ngo ayo moko arakurusha amaboko arakurusha ubwinshi ni nkaho yambwiye ati arakurusha imbaraga mu buryo busanzwe ntago hakabaye batsinda ariko Uwiteka kuko akurwanirira azaguha imbaraga hejuru yabo ibi ngiyo tubizanye mu buzima bwacu bw'uyu munsi ntago ibyo tubasha n'ibyo dutsinda n'ibyo tunesha ari ibyo twebwe ubwacu turusha imbaraga iyo Uwiteka ari mu ruhande rwacu iyo Uwiteka ruturwaniriye ibiturusha amaboko nabyo turabibasha ibiturusha imbaraga nabyo tukabitsinda reka umutima wawe ntugahangayike uzajye wibuka ko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko akurwanirira ko gucira inzira mu buryo bugaragara ko ntaho zakabaye ziva arongera amubwira ngo abo bantu ntimuzabihanganire kuko nimubashyingira abahungu banyu abakobwa banyu bagashakwa nabo bazatuma abana banyu bantera umugongo bahindukirira imana zabo iki gihango cyo gushakana cyangwa se isezerano ryo gushakana ryo gushyingiranwa ni isezerano rikomeye haba ubwo abana b'Imana cyangwa se abona kwita abana b'umucyo babifata nk'ibyoroheje umuntu akavuga ati ntacyo bitwaye uriya muntu ntabwo akijijwe nkanjye ariko n'umwana mwiza n'ingeso nziza nanyagwe ko icyo kintu uzacicuza nihagera imbere uko nguko Imana yari ibabwiye ngo ibi bintu ntimuzabikinishe ntimuzabyorohere ntimuzemere ko abahungu banyu bashaka abakobwa babo ntimuzemere ko abakobwa banyu bashyingirwa n'abahungu babo ejo bitazatuma bamvaho bakandeka Imana ngewe Uwiteka maze bagakorera ziriya mana bakabatoza gukora ibibi uretse no mu isezerano ryo gushakana cyangwa se mu gihango cyo gushakana n'abantu tuba inshuti abantu twiyegereza tukagera nabo ubusabane bwimbitse hari icyo bakora ku myizerere yawe niyo mpamvu ukwiriye kurobanura Bibiliya dusaba gukunda abantu bose ariko mu nshuti mu bo tujya inama mu dufatanye ibintu runaka mbagomba kurobanura ni byiza ko ufatanya urugendo nabo musenga Imana imwe nabo mufite imyizerere imwe ku murongo wa 9 nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana ni Imana yo kwizerwa ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo ikageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi ikitura vuba abayanga ubwabo ngo ibarimbure ntirazika mu byo igirira uyanga imwitura vuba ubwe anga ku murongo wa 9 turongera kubona imbabazi z'Imana abakunda Imana ibyibisohoza urwo rukundo n'uburyo babayeho bumvira Imana igibisohoza ngo kubuzukuru babo kugeza ku bantu bibihe igihumbi yubanye n'Imana neza ukiranuka muri Kristo Yesu ntago ari ibintu bipfuye ubusa ni igitambo kinezeza umutima w'Imana ku buryo nabagukomokaho babyungukiramo nubwo buri muntu wese akwiriye kwizera Kristo ku giti cye ariko hari isezerano ku buzima bw'abakiranutsi ndetse n'ababakomokaho anga ku murongo wa 10 twabona none inkuru iteye ubwoba kwigomeka ku Uwiteka bituzanira ingaruka zikomeye muri none yewe no mu bugingo buhoraho ahangaha aravuga ngo ntabwo ntirazika ntibitinza mu yandi magambo kugerwaho n'ingaruka z'ibibi ntabwo Imana ibikerereza nubwo turi mu gihe cy'ubuntu bwabonekeye muri Kristo Yesu ariko ingaruka
z'amahitamo yacu mabi natwe ubwacu tujya tuzibonaho. Ku murongo wa 13, izagukunda iguha umugisha ikugwize, kandi imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, imyaka y'impeke yawe na vino yawe n'amavuta yerayo yawe no koroka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe izabihera umugisha mu gihugu yarahiye basekuruza banyu ko izaguha. Murongo wa 15, Uwiteka azagukuraho indwara zose, ntazaguteza n'imwe muri za ndwara mbi z'abanyegiputa uzi, ahubwo azaziteza abakwanga bose. Ibi byose ni byiza bizanwa no kumvira Uwiteka. Iyo umuntu adafata iri jambo nk'aho ari ijambo ry'Imana yumva ibintu ntaho byahurira, ariko iri jambo ryanditswe n'Imana, byavuzwe n'Imana, ibintu bifite aho bihurira. Nuvuga ngo umugisha mu mirima, umugisha mu matungo, kororoka, kugirirwa neza, byose babihabwaga no kubaha Uwiteka. Umugisha mu rubyaro, mu bana babo, byose babizanirwaga no kumvira Uwiteka. Ndetse no gukira indwara, kuba nta ndwara z'ibyorezo bagira muri ubu bwoko, byose byazanwaga no kumvira Uwiteka. Kandi iyo bamuteraga umugongo, ibi byago byose noneho byarahindukiraga bikazaho. Na n'uyu munsi nongera nkubwire ngo kumvira Uwiteka bihesha umugisha, bizana kurindwa. Emera ube inshuti y'Imana, ugende mu nzira ikuyoboramo yose udakuyeho na kimwe. Ku murongo wa 16, uzarimbura amahanga yose Uwiteka Imana yawe izakugabiza, ntuzababarire kandi ntuzakorere imana zabo, kuko icyo cyakubera umutego. Ahari wakwibwira uti ayo mahanga nduta ubwinshi, nabasha nte kuyanyaga igihugu cyayo? Ntuzayatinye, uzibuke neza ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Farawo na Egiputa hose. Nongere mvuge ngo ibyo dutsinda, ibyo tubasha, si ibyo turusha imbaraga, si ibyo turusha ubushobozi, oya. Iyo Uwiteka ari mu ruhande rwacu ajya tugabiza n'ibyo twibonaga ko tutabishobora. Ahangaha rongeye ababwira ibanga ryo kudatinya, aravuga ngo nimwibuke ibyo Uwiteka yagiriye Farawo muri Egiputa. Gusubiza amaso inyuma tukibuka ibyo Uwiteka yagiye dukorera, atari uko tubikwiriye, atari uko dushyitse, atari uko twujuje ibisabwa nk'uko isi ijya bivuga. Iyo dushubije amaso inyuma tugatekereza kuri ibyo ngibyo, biduha kwiringira no kwizera ko nibiduhagaze imbere uyu munsi Uwiteka azabitubashirije. Bimwe mu bintu bituma umutima unamuka ugashiramo ibyiringiro nuko ibagirwa urugendo umuntu aba yaragiranye n'Imana. Ya Mana yabanye nawe ya myaka yose yatambutse, ni nayo Mana yawe na n'uyu munsi. Ibyo bigutere gukomeza kwishikamizaho umutima wawe, hanyuma bikubera igitsikamutima gituma imiyaga y'uburyo bwose itaguhungabanya. Ku murongo wa 20, kandi Uwiteka Imana yawe izaboherezamo amavubi agezaho abasigaye bakwihishe bazarimbukira. Ntuzabakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri hagati muri mwe, ari Imana ikomeye iteye ubwoba. Uwiteka Imana yawe izirukana imbere yawe ayo mahanga, ni ruto ntiwayarimbura vuba cyane, inyamaswa zo mu ishyamba zitagwira zikagutera. Iyo somye ahangaha uburyo mu byo Uwiteka yakoresheje harimo n'amavubi, nongera gutangarira imbaraga z'Imana n'imikorere y'Imana. Mu bwenge bwacu, mu bitekerezo byacu tujya tugarukiriza bugufi, tukumva Uwiteka azacisha ahangaha, azakoresha iki ngiki kuko nicyo twabonanye abandi, kuko nicyo twigeze kwibonaho mu buzima bwacu. Ariko Uwiteka afite inzira zirenga ibihumbi zo kugutabara. Yarababwiye ngo abazasigara barabihishe nzaboherereza amavubi. Ibintu byose biri hano ku isi, yewe n'ibyo tutazi tutaramenya, Uwiteka yabikoresha kugira ngo umugambi we usohore ku bakunzi be. Ibyo rero iyo imitima yacu yabimenye iratekana, umenya neza ngo Imana izagira uko ibigenza, ifite uko izaca inzira, yakoresha inyoni zo mu kirere, yakoresha abantu bakure n'ababugufi, yakoresha ikintu cyo, yakoresha situation zasaga nkaho zigoye hano ku isi, ariko igakuramo ibyiza kandi umugambi wayo ugasohozwa ku buzima bwawe. Hanyuma hari ikindi yavuze ku murongo wa 22, ngo abanzi banyu sinzabirukanira icyarimwe. Hano bakoresha ijambo rivuga ngo ni ruto cyangwa se ni buhoro buhoro. Nzabirukana buhoro buhoro, kubera ko inyamaswa zabaruta ubwinshi zikaba zabagirira nabi. Iyo dushaka ineza y'Imana ku buzima bwacu n'imirimo yayo, tuba twumva yabikorera icyarimwe, ikampereza ibintu byose ndengeneyeho, ikanyubakira. Niba ari amashuri ikanterekera minerivare hariya, niba ari amafaranga yo kubaka inzu ikaba yateretse hariya, bya bintu byose tuba tubishakira. Niba ari projet runaka igahita imbimba ibyo kuyuzuza n'ibyo kuyirangiza, nuko tuba tubishaka. Ariko rimwe na rimwe inzira z'Imana zitandukana n'izacu. Ibiziki kubereye cyiza no mu gihe runaka. Iyo wabaye inshuti y'Imana, wagamije mu mutima wawe kumvira Imana muri Kristo Yesu, Imana izagenda igena buri ntambwe y'ubuzima bwawe. Hari igihe ugishaka mu mwaka umwe, yo yaragennye kuzabirangiza neza mu myaka 5. Hari igihe tuba tubishaka no mu kwezi kumwe, twumva aribwo byaturyohera. Ariko Uwiteka uzi imitima yacu, uzi ibihe ibya none n'ibizaza, akagenda kubikora mu gihe runaka. Uzajya uhitamo kumwizera. Abangaba bumvaga bakwigarurira igihugu ako kanya, ariko Uwiteka yareba agasanga uko bangana n'uko igihugu bagiye mu bingana, inyamaswa zizabarusha amaboko. Ahitamo ko batsinda abanzi babo buhoro buhoro. Ku murongo wa 25, ibishushanyo bibajwe by'imana zabo uzabitwike. Ntuzifuza ifeza cyangwa izahabu zabiyagirijweho, ntuzazijyane we gutegwa nazo,
kuko ari ikizira Uwiteka Imana yanyu yanga urunuka. Ntuzajyane ikizira mu nzu yawe utagibwaho n'umuvumo nkacyo, ahubwo uzacyange urunuka, uzakigire umuziro, kuko ari ikintu kiriho umuvumo. Uwiteka yarababuriye. Mu by'ukuri aya mahanga bari bagiye gutsinda cyangwa ubu bwoko bwari bwifitemo n'ibyasa neza n'ibyabagirira umumaro nk'ifeza n'izahabu, ariko Uwiteka yababwiye ngo ibyo bintu byose ntimuzabikoreho, bitazababera umuvumo mu nzu zanyu. Tubizanye mu buzima bwacu bw'uyu munsi, hari igihe mu bwenge cyangwa icy'isi itubwira, icy'inshuti zitubwira, tuba tubona uburyo busa nkaho burimo ubwenge, burimo logike, bwatwungura mu kintu runaka. Ariko nongere nkubwire ngo niba kitagendanye n'iby'Imana ishima, niba ubona harimo ikintu cyo kwigobeka kitagendanye n'iby'Imana yanezerwa, nubwo cyaba kigufitiye inyungu, uzakihorera. Ibi bintu ifeza n'izahabu ntago zibora, bari buzikoreshe, byari kubagirira inyungu, ariko kuko Uwiteka yari yabibabujije, yarabwiye ngo nibabizana mu mazu yabo bizababera umuvumo. Ntukajye ufata ikintu ngo nuko abandi bagifashe, ntukajye ukora ikintu cyo kwirwanaho mu buryo butanogeye ijisho ry'Imana ngo nuko abandi bagikoze kikabahira. Nshuti y'Imana, uzahore wifuza gukora ibintu binejeje umutima w'Imana. Ibintu Imana yakwerekezaho ijisho urimo bikora, nayo ikanyurwa ikavuga iti dore uriya n'umwana wanjye arampagarariye muri buriya buryo. Nubwo ibintu byaba bifite inyungu nyinshi zigaragara, ziguhesha icyubahiro, ziguhesha amafaranga, ariko niba ubona bitandukanye n'inzira z'Uwiteka, ntukabijyemo nubwo abantu ibihumbi babijyamo. Imana iguhe umugisha, Imana ikubwiriza imbaraga zo gukora ibyo ishaka.